wabyemeye niwe wabyemeye yego burya iyo ashaka kukwigisha agira ibintu afunga kabidadira uwo mwakundanaga akakwanga uwo mwabanaga wese kubona araguhunga n'umubyeyi akanga umwana we nese usibye na mabukwe na mama ntiyigeze amenya aho ntuye reka nahise mama yigeze ahagera papa papa yarahageze se barabutashye reka nta n'umuvandimwe reka nubwo abarokore n'abandi nta muntu wigeze butaha urumva si nabarenganya ntabwo babarenga ni inzira z'Imana iyo Imana ishaka kwigisha irakinga bimwe n'abawe bose n'abo mubana neza bose bakakuvaho kumva rero nta muntu nakwitwararika ngaho bwira umuntu umeze gutyo rero nawe uri kubona ameze nk'icyo gihe ukuntu wari umeze ubona nta muryango nta nshuti ameze nk'agati kamwe gahagaze mu ishyamba hari igihe ushobora kuba muri igihe wanakwiyahura umva abantu bakwanze ukumva njya kwiyahura nyine ugiye kwiyahura ubwo nta Yesu uba waramenye ura nta Yesu uba ufite twebwe iyo Yesu abitunyujijemo aduha n'imbaraga zo kubihagararamo urabyumva noneho hari ushobora guhura nabyo atazi Yesu biramuhitura nyine cyanamuhitana ntiyakire Yesu kuko Yesu uyu nguyu niwe ugushoboza kurwana n'imibabaro n'ibibazo byo muri ubu buzima ni Yesu uri gushoboza buriya ntiyagira ukubeshya ngo washyiramo ubwenge washyiramo kuburana Yesu wenyine haleluya Yesu wenyine niwe ugushoboza niba uhuye n'abakwanga akakubwira ati humura kuko iyo abyemeye ko bibaho aguha n'amakuru buriya twebwe buri kintu cyose buri shuri akwigishije mubabara kunyujijemo genda guha amakuru none buriya kubwiye mbere se ngo ujye uca mu ishuri nk'iri ngiri ntiwagira ubwoba bwo ukavuga uti kambe mbiretse oya ntabwo yabikubwira yabikubwira iki ntabyo akubwira iyo abitubwira twakunja byiza mbere bizaza ukisanga wabanje guca mu bibi reka nkubwire aho akubwiriye agutangiza urwo rugamba aho akubwire ngo nzakugira neza yego naho azagusubiriza hagati harimo igikombe cy'imibabaro tubahaye ikaze ku Ireme 7 TV Mana y'abantu nibishimire turabakunda nk'uko bisanzwe rero ntabwo tuza twenyine tubazanira umutumirwa akaza katuganiza ibyururutse imitima kuko ibyo tuba dukeneye mere waramutse neza meze neza isashimwe ahimbaza haleluya amen umuraro urayihorana Yesu ari muri njye Imana ishimwe cyane Yesu ari muri njye wambaye neza burya umuntu yambaye neza cyo tubivuga nabyo hari ahantu bikora cyane Imana ishimwe cyane twari igihe kiba cyarashize cyinshi umuntu agenda yububa Imana ishimwe kubyo yakoze hanyuma urumva umeze neza ibwira abantu batakwibuka Imana iguha umugisha nitwa Byukusenge Agnes nk'abandi umumama kandi ukorera Imana ukunda Imana ku bantu batanyibuka nagiye mpanyura kandi nagiye mpanyuza ibyigisho ubwo n'ubundi bari buze kunyibuka ongeraho kuri umukristo mu mutima ariko ndi n'umukozi w'Imana ukorera Imana kandi Uwiteka arankoresha arankunda yankuye ahakomeye ampa amahoro yo mu mutima umva numva nguwe neza cyane amen Imana ishimwe ku byo yakoze kandi ni ukuri tubwira n'abantu batameze neza ntabwo abantu bose baba neza icyarimwe hari uwabyutse atameze neza Imana imukomeze kandi n'ufite ibyishimo Imana ihira ibyishimo bye ibyishimo ntabwo bihoraho iyo ngo abantu bagira intambara ari abakene bugahura n'ubukene bukagukubita ariko n'ugeze mu bukene nabwo uhura n'intambara z'ubukire sibyo ugahura n'ibibazo udakijijwe wamara no gukizwa nabwo ugahura n'intambara zo gukizwa ese ni nk'akantu gato nk'intambara wahuye nayo gato mu masegonda make ukijijwe niyihe kuko hari umuntu uri gukizwa ubu ngubu bakagira ngo ni umuhanda wo gucamo nyine wa wundi uharuye reka nkwereke rero ibi bintu uyu mugabo witwa Yesu wemeye guterwa imisumari akaterwa icumu mu rubavu yaje afite imibare yaje afite imibare nta basivili ashaka
ashaka abantu uwaba atinyutse ibyago byose naba ari wuza mukurikire kuko uburyo yababajwe arashaka itorero. niyo mpamvu rero nanjye yanshatse gutyo. nari umupagani babandi nyine wo hanze aha ngaho umuntu yikorera ibyo ashatse, nta Yesu nari mfite. ariko Yesu amaze kumpamagara rero maze gukizwa, ntabwo yari guhita yinjiza mu murimo, ahubwo yanyinjije mu rugamba kugira ngo nkuremo ubusivili. bya bindi umuntu ahura nabyo mu bupagani ntabwo yakuzana ngo ahita kwinjiza, simbashoboka. Haleluya. ntabwo yakwinjiza, arabanza akagukuba, akagukubisha ibigeragezo, akagukubisha imibabaro, akakunyuza mu rugamba kugira ngo akubyazemo umugabo nyamugabo wo guhamya ibye neza, utagerekeranya, utabeshya, udashushanya. nanjye rero niko yabigenje, anyuje mu bukene. wari warya ibijumba by'ibifene by'icyatsi kibisi, imigozi yameze ikagira ibijumba by'icyatsi kibisi, noneho akaba ari byo nshanira mbijumbuye mu ntabire mpinze nkabishyira mu nkono. ntagira ikintu bigutwara? kuruka kunageraga ibiro 75 njya kuri 50. isombe itagira umunyu, itagira n'ikirungo. nawe ari isombe itagira umunyu? Yesu kandi akambwira ngo umva mwana wanjye turi kumwe. wagize ngo yabaga ari kure yanjye, yampaga amakuru ambwira ngo komera, ngo ibi ngibi bizashira. buriya ntabwo ashobora kugukoresha atabanje kukwigisha. none si iyo sombe wabaga wayikuye hehe? ni abantu bayimpaga. ubwo wari ukiri umugeni? ndi umugeni. buse ko ndi umugeni nakoresheje ubukwe bwa fanta imwe ya oranje. icupa rimwe ntabwo ari gazi, no ntabwo ari gazi, ni icupa rimwe fanta imwe ya oranje. icyo gihe yaguraga gute? yaguraga ngahe? yaguraga 250 hari cyangwa 300 aho, ariko ni 250. ivide imwe ya oranje bazana akarahuri kanjye n'umugabo, nambaye ibyera, nambaye rwose nashananishije, bashyira ku meza. akarahuri kamwe karya agacupa burya kajya mu karahuri, ariko barakatugabanyije. wowe n'umugabo? njye n'umugabo. hanyuma pare na marene? pare na marene byose birabareba, hari bicaye hariya nyine n'abandi bose, nta muntu bigeze baha. abandi bamwe kandi kwa maboko hari imitobe, hari ibintu byose. ni mu gikire, nongera ngo ni mu gikene. reka gusa iyo fanta imwe oranje ugira ngo bari bayikuye mu isoko imeze gutyo, cyangwa bari bayikuye mu igaziye mu nzu. nafasha kwagiye ubireka. Yesu nta mikino, kandi yari yarabimbwiye. wari ufite amakuru? Yesu cyambere nta makuru. bahanuzi imyaka ine mfite isezerano. n'umuha abahanuzi. reka kandi mbwira ngo humura tuzaba turi kumwe. kuki se babikoze gutyo? Imana si ubwo wabo ntabwo bamukundaga se? oya baramukundaga, n'ubukwe ntacyo bari bubatwaye, ahubwo icyo bashaka uwo Yesu yashaka kwigisha ni njyewe. icyo yashaka kwigisha ni ukubyifatamo gute? ubonye bazanye akavide arihanganye, ndetse nari mfite amakuru, ntabwo byari bintunguye. nzi ko ibyo ari byo byose Yesu ashobora gutunguza ibigeragezo by'uburyo bwose. ko rero nari ninjiye mu rugo rw'abantu batanamenyereye. urabizi iby'amakwe ko habamo n'amakode menshi yo kuba bimwe batabyishimiye. rero ntabwo byantunguye. haragiye rero tugira ubwo bukwe buranarangira, bawuvuzemo amagambo make. tujya mu nzu, mbese burangira hakiri kare. inzu itagira amadirishya. harimo iki? umwarimu kazi we yantwaye ndi umwarimu kazi. yego waratubwiye ko uri umwarimu kazi. ayo madirishya arimo ibikarito yararangaye gutya gusa? yararangaye gutya. n'inzugi harimo rumwe, urw'imbere harimo rumwe, urw'imbere n'urw'inyuma. yari inzu ifite imiryango, ariko amadirishya nta kintu cyarimo, nakebye ibideyi nkingamo. ari Imana yavuze. none se umuntu wari ugushatse mwarakundanye cyangwa ni Imana yaduhuje? gute se? Imana yaravuze, yaramwohereje. ngewe nari umudamu uvuye mu rundi rugo, ndi umugore wa kabiri. noneho rero ko
nuko biba ngombwa ko Imana imbwira ngo inkuyeho ubugore bwa kabiri. Urumva ko navuye mu bugore bwa kabiri ndakizwa. Irangije irambwira ngo igisebo cy'ubugore bwa kabiri kinkuyeho. Nibwo izanye uwo musore rero. Aza ari umusore. Njyewe mfite abana babiri. Noneho rero dukora ubukwe bumeze gutyo rero ubonye. Mwari mukundanye se mu by'ukuri? Cyane ntabwo mwari mukimenyana. Oya, twari tumenyanye vuba, ariko kubera ibintu Imana irimo byagezeho bijyamo turamenyana, turanakundana. Umusore se ukabona nta kibazo afite? None se yari kugira ate ko nawe yaravuye ahantu mu kindi gihugu muri Kongo cyagiye bahungaga, araza akennye, asanga njyewe ndi mwarimukazi, ariko nanjye mwarimukazi w'icyo gihe nta mafaranga afatika twahembwaga. Mwarimukazi yari ameze neza, ariko nta y'ubukwe nari mfite we. Cyakora leta yari yampaye nk'ibihumbi 60. 60 rero ntacyo byagura. Nuvuga ngo imiryango nta kintu yashizeho ngo gishyigikire. Wapi, ari iwacu ntacyo bakoze, ari n'ahandi ntacyo bakoze. Nta bantu ndebaho. Yari njyewe na Yesu n'umugabo wanjye yampaye. Haleluya rero. Kugira ngo ankuremo asohoze yerekane bamenye ko ari we Mana. Kandi nyuma y'igihe nibingerageza nabikuraho azabona Imana. Haleluya rero. Mu bibi niyo mu byiza ngo dukwiye gushima Imana. Niko bimeze. Njyewe namaze kumwizera, nsanga urugendo rwe nawe agomba kwigisha. Ntabwo yakuvana iyo wari uri mu bibi ngo azahita kwinjiza mu mushinga we. Yameneye amaraso. Fugutamina rero. Amen. Hanyuma se none nyuma y'ubukwe ubwo byarangiye kwa kundi hagira abantu barara. Wapi, wacu se bari kuharara bakarya iki? Nanjye naraburaye. Uri umugeni waraburaye? Bite byawe. Umuntu wa serivye nawe yari yaduhishe. Ese twari turiho. Yego. Yarasa nkaho yabihishe. Kubiryo yazanye nabonye bitatekewe twebwe. Abari mu byo ndarira. Mu gitondo njya mu materaniro. Ndaza nsanga ntacyo bampaye banteguriye. Mu rugo. Nteka ibishyimbo nari narazanye mu bishyingirano. Aribyo nshyira mu ntuza. No muntu wari warabimbwiye ati uzazana ibishyimbo kuko aba bantu ushobora kuzicwa n'inzara. Nitwaza nk'ibiro 10 rero. Nitwaje nk'ibiro 10 ndaza nibyo natetse muri guterana bukeye. Nditekesha batarantekesha. Kubera nari kure y'amaboko nk'iminota 15 byabaye ngombwa ko nkora kuri ibyo bishyimbo. Nise kuzara yari nyishe. Baratekesha rero bukeye. Oya, bwarakeye tujya mu ntuzi mu kumuhingira. Ko twabonye nta biryo bazanye, umugabo arambwira ati tujye guhingira amaboko. Kugira ngo bambe mama. Kugira bigende bite? Kugira ngo aduhe ibiryo. Niko bigenda se mu muco. Oya, nyine yari yabonye ko turicwa n'inzara, aravuga ati nibura mama hari tumuhingiye arakora mu biryo. Nise ko rero wari ufite ibiryo. Nari navuye iyo ruguru iwacu mu majyaruguru. Nzanshingirwa intwererano zose n'ibintu byose byari mwamabukwe. Yagombaga kuba ari utwitaho rero. Tubona rero ntatwitayeho. Duhitamo kujya guhinga. Kandi mpinze mfite imyaka 35. Ntazi no guharuza isuka mu mbuga. Reba umuntu byiza uwo munsi. Wabyifashe munsi. Yaraye atariye. Ntabwo bagusetse. Niba barasetse urumva byagende. Niba barasetse hano w'Imana urumva byagenda. Ibihe byose bibaho ariko nyine kandi nta mikino ariko burangiye ndabibona. Yesu nikomeza. Reke babandi bavuga ngo irabizanye. Izabizana sitarakwemera. Irabanze kakwemera yamara kukwemera kabona biza. Ubwo iyo nzara wayimaze igihe kingana gute? Wewe winjiranye mu bugeni bwawe. Iyo nzara nayikize ubukene bwabo. Nabutangiye 9 buragenda bugeza muri 2012 nkiri nabwo. 2017 bigenda bigabanya bambe na 13 na 4 bikomeje Imana igenda inagamo. Niyo imputuntu ncuruza imputuntu nkabona noneho ntabwo nyishonje. Ariko kwa mabukwe aho nari ntuye ku isambu yanjye hari inzara. Nari ntuye mu ishinge mabukwe ntekesheje mu bishyitsi by'ibiti. Ishinge irimo ibishyitsi
ahantu hari ishyamba umugabo niho yagiye arubaka yitarura iwabo ajya nko hirya kugira ngo habe hagari nyine nk'uko umuntu yahitamo aha ngaha akavuga ati ahantu abantu batari benshi hariho nubaka hitaruye nuko noneho rero hari mu ishyamba ry'iwabo rero mabukwe araza ngo aha niho mbahaye ariko ndashima Imana nyuma y'igihe nubwo nyine iyo nzara yakomeje haje kuzamo ikintu Imana inkoreye yagezeho nyuma hahantu impinka ndahafumbira imyumbati irera bya bishyitsi byari byarashizemo inshuti n'abavandimwe bagiye baza bamfasha kubirandura ndangije rero nteramo imyumbati nteramo ibigori ibintu biraza n'urutoki ruraza nyuma ndahava ariko harabaye heza. Hanyuma muri ibyo bihe by'inzara uri umugeni nk'abantu mwasenganaga ari warakijijwe icyo gihe ntabwo ari bagakijijwe abantu twasenganaga muri icyo gihe cy'inzara muri ubwo buzima bw'inzara ntabwo ari bagakijijwe kandi nari nkijijwe nyine sinashakanye nawe turi abarokore se mwarabarokore twarabarokore ni Imana yaduhuje sibyo nkubwira nti Imana ntiyakoresha abasivili yarampamagaye inyinjiza mu rugo gutyo mu by'ukuri yabahuje gute uvuze Imana yaraduhuje hari umuntu tuvuga ati Imana sibuza abantu gute ibyo bintu se kuriya rero ibintu by'Imana n'abantu bayo biba bisaba kuba ari ibintu bamwe kubwira utarigeze ubyumvaho waba ari nko kuvuga ibintu icyongereza mu kinyarwanda agiye ahita bati buriya niba Imana yabahuje ni ukuvuga ngo yenda yabwiye umuhanuzi ati runaka n'uyu nguyu bagomba kubana oya yagendereye umusore ku giti cye nanjye ngenderera ku bwanjye buryo hari ukuntu Imana igenderera abantu bayo yego bibaho cyane ushaka kubimenya rero birasaba ko akizwa akegera Yesu agahitamo amakuru bagakorana neza ubimenya ari uko wakijijwe ko numva wakubitiwe me narakubiswe nyine nase yari mike rero tukira aho ngaho ubwo ngubwo sije y'abamabukwe ako kantu gakunda kubaho bigaragara ko mabukwe batagukundaga mabukwe ntabwo yakunze uko se babikwiriye niba umusore yikundiye umukobwa kuvuga kundi ariko kutankunda nawe ntabwo ari we ni rya shuri ryanjye oya ntabwo ari ishuri ryawe kuko basanzwe babikora abamabukwe ntabwo ari ubwa mbere twumvise ibintu nk'ibyo ngibyo oya umuntu agira ibyo ahoramo nabyo bye yewe ibyanjye nabonye atari ukunyanga ni Yesu wari wabyemeye niwe wabyemeye burya iyo ashaka kukwigisha agira ibintu afunga kabidadira uwo mwakundanaga akakwanga uwo mwabanaga wese kubona araguhunga n'umubyeyi akanga umwana we nese usibye na mabukwe na mama ntiyigeze amenya aho ntuye reka ese mama yigeze ahagera papa yarahageze se barabutashye reka nta n'umuvandimwe reka nubwo abarokore n'abandi nta muntu wigeze butaha urumva si nabarenganya ni inzira z'Imana iyo Imana ishaka kwigisha irakinga bimwe n'abawe bose n'abo mubana neza bose bakakuvaho kumva rero nta muntu nakwitwararika ngaho bwira umuntu umeze gutyo rero nawe uri kubona ameze nk'icyo gihe ukuntu wari umeze ubona nta muryango nta nshuti ameze nk'agati kamwe gahagaze mu ishyamba hari igihe ushobora kuba muri igihe wanakwiyahura umva abantu bakwanze ukumva njya kwiyahura nyine ugiye kwiyahura ubwo nta Yesu uba waramenye uriya nta Yesu uba ufite twebwe iyo Yesu abitunyujijemo aduha n'imbaraga zo kubihagararamo urabyumva noneho hari ushobora guhura nabyo atazi Yesu biramuhitura nyine cyanamuhitana ntiyakire Yesu kuko Yesu uyu nguyu niwe ugushoboza kurwana n'imibabaro n'ibibazo byo muri ubu buzima ni Yesu uri gushoboza buriya ntiyagira ukubeshya ngo washyiramo ubwenge washyiramo kuburana Yesu wenyine haleluya Yesu wenyine niwe ugushoboza niba uhuye n'abakwanga akakubwira ati humura kuko iyo abyemeye ko bibaho aguha n'amakuru buriya twebwe buri kintu cyose buri shuri akwigishije mwe barakunyujijemo genda guha amakuru none buriya kubwiye mbere se ngo ujye uca mu ishuri nk'iri ngiri ntiwagira ubwoba bwo ukavuga uti kambe mbiretse oya ntabwo yabikubwira yabikubwira ntabyo akubwira iyo abitubwira twakunze amakuru mbere bizaza
ukisanga wabanje guca mu bibi. reka nkubwire aho akubwiriye agutangiza urwo rugamba aho akubwire ngo nzakugira neza naho azagusubiriza hagati harimo igikombe cy'imibabaro ndetse ku buryo uko yabikubwiye mutangirana bikubwira ngo nzakugira neza mwana wanjye nunkorera nzabana nawe hagati aguhisha ko hari aho uzitwa umurozi ko hari aho uzitwa indaya ko hari aho uzitwa yewe umugome ko hari aho bazakwita ibintu runaka cyangwa bakakwanga bamwe bakakujugunya abandi bakakuroga ndetse ukarya n'uburozi hagati yaho yabikubwiriye hanakubwira ngo mwana wanjye nkurikira nzakugirira neza si byose nzaguha imigisha nzagukorera ibitangazo ukiri hano mu isi nzaguha ubugingo buhoraho ibyo byose biguha mu ntangiriro y'uko winjira mu ishuri noneho wamara kugera mu ishuri ndani hagati y'aho uvuye akubwiye ibyo harimo ibintu byinshi nawe ubwawe bikugwa hejuru ukibaza niba Imana ikigukunda kandi nyamara iracyagukunda ahubwo ni uburyo bwo kugukuba haleluya kankwereke ni uburyo bwo kukubyazamo akunyuza mu mashuri agira ngo akubyazemo umuntu muzima iyo mibabaro ubwo bukene bijya bidukuza bijya bitwigisha kubana n'abandi bijya bitwigisha kwihangana mbese ni ukuvuga ngo nawe abagushakamo igikoresho kizima kimugirira iki umumaro ya mibabaro rero niyo idukubaho ikadukuramo ubusiviri ikatuvanamo kumva hari icyo uri cyo ikagukeba ubundi ukajya mu iforomo neza y'inzira ashaka vuga utamina rero amen byose ibyo uvuga ni ukuri pe umuntu wumva n'abari mu buzima nyine butoroshye namenye ngo niyo nzira cyane hano ntakigeragezo Imana yaguha kitari rusange none se kanze nkwereke no muri leta isanzwe iyi yacu ntibashobora gushyira mu biro mu makampani mu kazi muri minisiteri se hano hose gukora egizame kujyana diporome y'ibiki y'ibyo wize na Yesu rero nawe uyu murimo dukora benshi bagize bizinesi bari gushakamo imibereho batarize badashaka kwiga ntabwo abyemera arenda ngo wige niba nzajya gukomeza umugabo n'umugore bari gushwana kumva kuba narabibonye narabinyuzemo ko hari ababishaka kubikora se batanabinyuzemo ugasanga umuntu ari nyine abo ngabo amasomo yabo usanga atagera ku isoko nk'abandi bangisha Imana abantu bayo ugasanga abantu nyine bica izina ry'Imana nyine rigatukwa ku bwabo kuko ari gukora ibintu atazi Imana izaba nyine ni umuswa aba ari umuswa kuko burya iyo umuswa ari gukora ibintu atazi barabimenya abantu barabimenya ariko iyo twabinyuzemo tugakora inararibonye tukiga ibyo dutanga birafatika vuga utamina ubu kwigisha abantu ubukene nabibigisha kwigisha abantu umuntu wabaye umugore wa kabiri nabinyuramo kubana n'umugabo w'umurokore ndabizi ese nk'ako kantu uvuze nkabona urugero nk'umuntu ni umugore wa kabiri sibyo yenda ariko yashatse umugabo yamushatse yenda yari yaratandukanye n'umugore wa mbere hari ukuntu yenda hari ibintu batamvikanye akanyina akishakira uwa kabiri umugore wa kabiri hari ikibazo aba afite oya umugabo nta wundi mugore afite barahari ariko baratandukanye yatandukanye umugore mukuru aracyahari oya biriya bintu ntabwo byemewe ntabwo byemewe abapagani barabikora ariko ubundi abarokore ntibakwiye kugira icyo kintu abarokore babigira se ntabwo mbizi ntabwo mbambi oya abarokore ibyo ntibabigira kuko abarokore ntibagira abagore babiri urabyumva kandi yenda aba atakijyayo umugabo oya nta umugore mukuru niwe sezerano ku mugabo mu gihe hagihari akenshi bamwe baba banasezeranye yego imbere y'itorero batarakijijwe wenda harabakizwa batari basezerana hari n'igihe yanga gukora divorce akavuga ati n'ubundi nta mitungo nkeneye imitungo izabe ku bana genda urere abana imitungo irere n'abana ariko ngiye kwicaka ibintu ndabona tudashobokanye oya uwo mugore wa kabiri hari ikibazo uwo muntu ntabwo akijijwe kandi nkubwira impamvu adakijijwe ashatse umugore amaze kumushaka baranganye barashwanye agiye gushaka undi
mwese nta mpamvu zishobora kubaho zatuma umuntu umugore n'umugabo batumvikana kurya batandukana se kubera iki niba ari abanyetorero kubera iki batagomba kumvikana bari kujya mu ijuru yose kuba batari n'abanyetorero kuko umuryango burya ni mugari umuryango noneho ko tujye mu batari abanyetorero n'abatari abanyetorero basanzwe bo hanze burya ntabwo byemewe mwarabanye hagati aha ngaha harimo n'abana nta muryango nyarwanda murimo kubaka ntawo muri kubaka umuryango nyarwanda none se niba harimo abana babiri cyangwa batatu weho ukabura mutaye ba bana babaye mu cyeragati ntibagira se ntibagira na nyina nubwo bitwa ko bahari ntabahari kuko ntawe bazaka inama ntawe uzamenya ko wa mwana yarariye kabone nubwo responsibility yafata umwe muri bo kavuga ati ngenda bareze ariko wa mwana arimo arashaka n'undi mubyeyi yaramubuze ese baruzuye cyane ko yagiye agafata urundi rugo kandi akabyaraho abitaho abo yabyaye aho ngaho ariko abambere ntabwo bakibitaho reka rero nkwereke n'ikindi n'ahandi agiye ntabwo abana baho bazabaho neza kuri wa mugore wa kabiri nanone kuko ntabwo umuntu umwe yakwigabamo imiryango umugabo azatunga ingo ebyiri yitwe se w'abana ba hose kugira ngo abo bana bazaba abana ubundi responsibility imana yiteguye ku rugo rumwe ariko se none aho nkanabagarukira ku kera abantu bagiraga abagore babiri baburahamu bagiye bagira bangahe bande bose biriya byari igihe cy'ababurahamu ariko igihe cy'ababurahamu wibuke ko aburahamu nawe yabwiwe ngo senda inshoreke kuko atari umwana w'isezerano umwana we urumva ko inshoreke nta umwana w'isezerano haroruya nuko Salomo yagize bangahe Salomo se ntibamurimbuje we yabonye ubugingo ntabwo bamurimbuje abagore benshi wowe bamuguye neza se bamuhaye iherezo ryiza yagize iherezo ribi ariko Imana ntabwo yarabamwangiye abagore nuko nawe ageze kumvira abagore none se abantu bari gukora ibyaha Imana ikihorera no kubaho kwitabyanga kirabyanga cyane kwihorera nyine ariko mukazahurira mu kibuga hari ahantu muhurira ni ukuvuga ngo icyo gihe niba ubugize ingo ebyiri kandi ntabwo uzashobora gutanga urukundo mu rugo rwa mbere butange kandi wibuke n'ikindi muri Adamu havuyemo umugore umwe hano yavanyemo igufa rimwe burya hano ni umwe yavanyemo igeze ivanamo babiri abantu bajya badutetsa ngo baze nk'imbavu z'ubu bakababona kuzwa n'iz'abagore ntabwo bingana uzazibare uruhande rumwe rwavuyemo rya rindi ntabwo ririmo oya ntabwo nkubeshya ni ukuri twarabibaze ni ahantu twahuriye turaganira nk'abantu umugabo umwe atega umugongo turabara dusanga hamwe hari 14 ahandi 14 ni ukuvuga ngo abagabo bose ntabwo urubavu rwavuyemo rumwe kukantu nzagakore nawe ibisati ngamba kuyikora nkareba ko kwimbavu uruhande rumwe rumo 13 urundi rumo 14 sure rwose ubusegeye niba uko bimeze ibintu uzajya hatega umugongo uhera aho ugenda ubara buri mugongo uzasanga hamwe ari 13 ahandi 14 ngaho kabaye adana Eva yaguye nzi ko ari stories z'abantu babivuga ibintu Imana yakoze ni special ni ibintu bisobanutse Imana nyine neza wagize ngo yakoze ibintu bitazagaragarira abantu yego hanyuma umuntu ubuntu bwa Kristo bwagezemo agaragarira guta abantu muri societe ikintu cya mbere ibya kera birashira iyo umuntu yahindutse Kristo akamugeramo ngo ibya kera biba birangiye ngo niba kera nari umugome ugomba guhagarika ubugome ugomba kuba bwahagaze niba nari umusinzi akabare ngomba kukavamo inzoga zikamvaho umunuko w'inzoga ntiwongere kumbonekaho bitari kuva ako kanya cyangwa n'urugendo ukimara kwizera burya uba wakize ibindi rero bagenda bagorogoza ngo umuntu agenda gake gake no nese umuganga yavuye atanze ikinini ntabavuye arangije ariko ni indwara zigenda zikira gake gake ubwo nyine abo bakira gake gake nibo batugora muri iyi minsi abantu baba bagica ku kariba kumva ngo kari abo bakira gake gake burya baratugora ubundi iyo umuntu yahamagawe n'Imana iba yaguhamagaye wibuka ko yahamagaye na Samweli amubwira ngo vayo buriya iyo yaguhamagaye iyo wemeye ukayumvira iba yagukuyeho byose uhita wizera direct
ariko biriya byo kugoragoza ngo gake gake ngo ejo nkava muri iki gake gake uriya muntu ntabwo afata imyanzuro ifatika vuba vuba